Okay. I'll be working so hard to be your girlfriend. Fit a good heart, keep me working, and I'ma show you how I do it in person. Yeah. Kiss me in the morning, baby, every night. I feel you every day, numva nakurabura. Iyo udahari ndibura, baby gumana nanjye byibura. Wallahi wasanga. One day you gon' be mine. Wallahi wasanga nanjye hanga ugiye kuhita unsigira nk'amadolari 100. Wasanga nayo mfite. Utari no kurya man. Shade nabaye mbihaye. Wabaye pose. Oya hano ni karibu man. Kunywa amata. Stay. Phone. Nawe ari kunywa nusa. Ariko wanarya man ibintu byose. Everything is a go. Ikintu cya mbere ngomba kubanza kubabwira nuko album yanjye iri hanze. Guys, mugende muyumve. Turi no kurya abantu. Bona biranga hanze nyine nakoze. Ntabwo bivuze yuko ngo hari ukwera ngiki. None se byibura nk'ubu Zenty agutunguye gutya akahita akubwira atari ko flex ngiye nyimara kubona uri kwactinga nk'abakobwa nkabona urimo kunyishamo ariko ngiye nanaguyemo. Ngiye ikintu nahisemo nyine ikintu nyine cyiza tu like nyine abantu benshi bakundiye nambaye kuriya tu kandi undi niko mba nambaye agese nuko abantu benshi duza nyine niyambare biri normali asa ninjye mukobwa nyine nambara nk'abajama man oya uzise ntabwo ari umukobwa wenyine wambara nk'abajama ariko hari abantu bihari miti niwe wiyambitse yes nifashe niyambika umupira niyambika ipantaro niyambika inkweto niyambika rinete abantu ntabwo bari babonye ukuntu wambaye wenda kuri kamera berekane ukuntu flex aba yifunze like a state shit, you know what I'm saying? Ariko urankomye ubundi nuko nkuko flex aba agomba kubasa herimitis nge ndavanga man nyine nge nambara nk'abakobwa imyenda nambara ntabwo umuhungu nyine avuga ati niyagiye ngo kwambara cyangwa ngiki haba arimo akantu nyine k'ubukobwa. It's not like I'm a guy man. Nese ugira wowe ubwawe ugira boyfriend cyangwa ugira girlfriend? Zenty ni umuhungu kabisa. Ni umuhungu. Zenty mukorana gute uri umukobwa wari umuhungu? Cyane niyo mpamvu wahisemo nawe kwigira nk'umutipe like a boy. Oya ngewe Zenty twese twahuje turi uko tumeze. Twahuje ari umudirector. Sibyo ko nge twahuje nyine ndi umuhanzi ariko utaramenya nyine wabwani neza. Urabona ko ibintu banza urebe igisuko ndiho man. Oya ahubwo no iki gisuko wari wabona suna. Suko das sina kugira nkago reka nkwereke sibyo byibura we hitamo kuguma wambaye uri umukobwa cyangwa uri gutinya abajiba. Oya ngiye ikintu nahisemo nyine ikintu nyine cyiza tu like nyine abantu benshi bakundiye nambaye kuriya tu What's up my people, this is True Star TV show nkuko nabibabwiye rero none ubu ngubu naje kuri kamera zanyu sha n'umuhango wanyu Hassan usenga singisigani gasaba Rwanda wasize abasore basinzaga urusimbi rusonga basongare basoma singira umusingi w'ibisambo. Nakubwiraga ngo rero uyu munsi mpamvu naje kuri kamera za True Star TV show, guess what, uyu munsi ni lunch with the star. Watekereza yuko ndi kumwe n'uhe mustari? Ngubu no kuva kuri True Star TV show ibintu biba ari uburyo ubu uri kuza ukaza tukanasangira. Flex yaza abastari mubaho neza. Flex, how is it? Everything is dope. Is dope. Ariko noneho ukuntu wanyambariye guys,
uhera ku nkweto mbare see the shoes she's the painter kavukire ariko se mbare shishi kavukire nawe wabaye kavukire ariko njye ndi kavukire tu no se mbare umbwiye iki kiri nete cyo ntago kibaho from Uganda, you know, saying cyaze mana yanjye ntago kuri gukangana imeze bite you already know didn't flex nyine akuru nabakanga subize none se flex ko ndeba uri gusa nk'umuntu ufite amafaranga bimeze yafite menshi cyane byakunze none byaciyemo none se ubundi Dylan Flex kugira ngo ufate umwanzuro wo kuba waza kuri True Star TV show uri kubona hameze bate none uri kubona muri lunch with the star kuyibona ndi kubona ari neza ni wane I'm so glad to be here kabisa utari no kurya man shade nabaye mbihaye ngabaye pose hoya hano ni karibu man kunywa amata stay phone nawe ari kunywa nusa ariko wanarya man ibintu byose everything is a go ikintu cya mbere ngomba kubanza kubabwira nuko album yanjye iri hanze guys mugende muyumve turi no kurya abantu none ni bagende hanze bayumve ani mu basilamu ze no kurya sibyo none se Flex komande watumirijwe wayibonye nayibonye guys nagushaka yeri yandi nakubwiye ati njyewe nabanje nyihereza nyine time to mwitangiriza urimo gushaka kubanza kuganira nshaka kubanza kureba ikibuga kimeze kabisa ubundi ugomba kumeka ngashuwa yuko abahanzi mukoresha umwuka mwinshi na energy sibyo twakomeje Flex nago nari iri net baryita gute bayita ino net bazita ibyo birabareba kece bayita iyi bayita su igisaha bakita gute iyi ngiyi ubu navuga nka gute iyi ngiyi nyine ni akantu kari nabirenze jiga wita Dylan Flex cyakoza n'izina ariko n'izina ni ryo muntu subize Flex muri no minsi ariko ngo ugize gutya twarakubuze ubu dukubise ikintu cya album hanze for album yanjye kabisa iri indirimbo 10 na video imaze iminsi 2 stay video imaze iminsi 2 kabisa video bayita wallahi wasanga ni indirimbo ya 3 kuri album itadashirira kuri wallahi wasanga igas batema kapela itadutama kuri wallahi wasanga ariko ni neza okay I'll be working so hard to be your girlfriend. Fit a good heart, keep me working, and I'ma show you how I do it in person. Kiss me in the morning, baby, every night. I feel you every day, numva nakurabura. Iyo udahari ndibura, baby gumana nanjye byibura. Wallahi wasanga. One day you gon' be mine. Wallahi wasanga nanjye hanga ugiye kuhita unsigira nk'amadolari 100. Wasanga nayo mfite. Flex ntago wabaho ibyo nyine rinete wambaye nta nubwo naheruka kuyibona nawe nyibona nyine gusa ubwo bwa mbere ni nabwo bwa mbere nyibona urabizi nawe kabisa Flex album yawe iriho umuzingo w'indirimbo zingahe indirimbo 10 kabisa indirimbo 10 ariko mfite amatsiko Flex tuzi inyuma ya kamera atandukanye na Flex tuzi kuri kamera baratandukanye cyane kabisa kako ubu ngubu mbona naje nyine hano guciringa stay na nyine ari ibintu bya dani ariko nyine nk'iyo ngiye kuri set nk'iyo ngiye mu bintu nyine bya business you know bamugaragara nyine bitandukanye nyine tu because of
kubona ko abantu nyine bagenda bakubona cyangwa ugomba kugaragaza image nyine nziza tu kurusha nyine iyo ugaragaza mu buzima busanzwe gusa nyine mu buzima busanzwe ndi neza I'm cool. Kuri album yawe hariho album nuza zingahe? Hari indirimbo 10 kabisa. Indirimbo 10. Akonde kubona n'ibiryo byabaye byinshi kabisa byabihaze. Twebwe ubwo nimba noneho twakwiganirira wafashe view babanze banareba ahantu Flex aba yasohokeye. Flex ariko none se mbarumbwiza ukuri nk'ubu ngubu ninda wakwambitse uno munsi ubu ngubu ninjye wiyambitse kabisa ne wiyambitse yes nifashe niyambika umupira niyambika ipantaro niyambika inkweto niyambika rinete abantu ntago bari babonye ukuntu wambaye wenda kuri kamera berekane ukuntu Flex aba yifunze like a shit, you know what I'm saying? Ariko urankomye ubundi nuko Flex aba agomba kubasa for sure. None se ko twabonye muri video man wari wabaye icyuki? Yeah, n'ubundi ndi icyuki. It depends on the occasion. Wenda yo ndi kuri iyo biba ari ngombwa nyine ko mbyambara ntango nyine it's not like nyine nikomeze tu nta kintu cyahindutse. Nta kintu cyahindutse. I'm still that girl you saw. Ariko ngiye ntago numvaga yuko sibyo ubyibura wafata umwanzuro wo kugaragara mu ndirimbo Flex none asigaye arabaye icyuki ngo no aka kanya uhita wongera dukubita wabaye ujya ariko urabona ko ibintu banze urebe igisuko ndiho man ahubwo no iki gisuko wari wabona suna suko that's suna kugira ngo reka mwereke sibyo byibura we hitamo kuguma wambaye uri umukobwa cyangwa uri gutinya abajiba uyanjye ikintu nahisemo nyine ikintu nyine cyiza tu like nyine abantu benshi bakundiye nambaye kuriya tu kandi undi niko mba nambaye agese nuko abantu benshi duhura nyine niyambare biri normali asa ninjye mukobwa yenye nambara nk'abajama man oya uzise ntabwo ari umukobwa wenyine wambara nk'abajama ariko hari abantu bihari imiti ya inkihera imitis ngenda vanga man nyine ngiye nambara nk'abakobwa imyenda nambara ntabwo umuhungu nyine avuga ati niyagiye ngo kwambara cyangwa ngiki haba arimo akantu nyine k'ubukobwa it's not like I'm a guy man. Nese ugira wowe ubwawe ugira boyfriend cyangwa ugira girlfriend? na boyfriend ngira ndi single kabisa. Nese Flex umuntu uri kugufasha muri no minsi ninde? Ni director Zenty for nk'ibisanzwe. Zenty buriya so mutipes? Yeah. So umutipe ko ari inshuti yanjye ko mu Zenty ni umuhungu kabisa. Ni umuhungu. Zenty mukorana gute uri umukobwa wari umuhungu? Cyane niyo mpamvu wahisemo nakwigira nk'umutipe like a boy. Oya ngiye Zenty twese twahuje turi uko tumeze. Twahuje ari umudirector sibyo ko nge twahuje nyine ndi umuhanzi ariko utaramenya nyine wagwani neza utaramenya wagwani ariko nyine yanshize kuri move ntabwo ari ukuvuga kuba yaranshize kuri move nyine akangurira ibintu byose ubona biri aha hanze nyine nakoze ntabwo bivuze yuko ngo hari ukubera ngo iki none se byibura nk'ubu Zenty agutunguye gutya akahita akubwira atari ko Flex ngiye nyimara kubona uri kwactinga nk'abakobwa nkabona urimo kunyishamo ariko ngiye nanaguyemo oya kugwamo nabirenze n'ibintu bisanzwe biri normal ahubwo bitandukanye ari igihe umuntu ashaka kugukunda sibyo akagukunda nyine kuba yari gukunda mani ni byiza ariko hari igihe umuntu ashaka kugukunda kumva ko nawe nyine bigomba kuba nawe bimeze ariko ngewe Zenty nta kibazo kabisa ntazagira ubwoba. None se Zenty ntazagira ubwoba niyumva byakonze azahita kurabura izambwire nta kibazo uzareba ukuntu tubigenza uzahita umwira ukuntu mubigenza. Nese bura Flex ajya agira urukundo nk'abandi ba baby tuzi akaba falling in love ku buryo dushobora kubona yadukubise n'igikwe adutunguye.
Shana ni umuntu wese muzima muzima nyine wuzuye agomba kuba afite feelings emotion I do nanjye mfite emotion ariko ntabwo ari kuvuga shala nk'ubu ngewe ntabwo ubu ngubu nta relationship muri life yanjye ubu ntayo ukeneye nuko n'igihe wabaye wihaye hari igihe kizagera ukaba uyifite yeah guess ko ari cyo kintu kiza ni cyo kintu cyanyashye cyo gukora kako iyo umuntu agiye muri relationship akenshi nyine arasara akayumva kararuka nyine cyane njye rero mba numva kuguma umuntu ari single impamvu nshaka kubikora nuko abantu benshi batabikora nshaka kwerekana itandukaniro hagati yanjye n'abandi bantu nshaka nko kwiha usunagira ngute sinzi ariko muri iyi minsi hashize nk'amezi nkangahe njye ntabwo nyine ibintu bya relationship kabisa. None se Dylan Flex sibyo ubundi wadutandukanyiriza Dylan Flex sibyo abantu bazi tuzi nyine to kuri muri wallahi wasanga tuzi no mu zindi nyinshi sibyo noneho wadutandukanyiriza gute na Flex abantu batazi? Shana narimo itandukanye ariko ritari nini kubera ko nari mu muziki mba ndi umuntu utuje cyane iyo nari ibintu bya business mba ndi umuntu utuje kabisa ariko iyo ndi nyine mu bintu by'iki n'iki nyine ubona ko umuntu agenda nyine ahinduka mukona ariko nyine ntatandukanye nini ndacyari wa wundi yaba mu rugo yaba no mu kazi kabisa ntatandukanye nini ririmo. Dylan Flex se ubu ko twari tuzi ko akenshi wakunda kwactinga like a boy kira gitekerezo cyo kwactinga nk'abakobwa ninde wakizanye niwe wakifatiye ni Zenty ninde kandi nakubwiye ati nicyo kintu cyanyashye cyo gukora yes niwe wabyizaniye we wumvisha bikujemo nabonye ari neza ndavuga ati why not tutakora video nk'iyo twakoze kuko hari video nigeze gukora yitwa Follow me kabisa ya video ni neza abantu barayishimye nyine cyane kuri Follow me dukubitira akapera abantu bahita banayibuka dore wari umaze igihe witsimbye rega anytime my babe we go run away you should come to me love you night and day and night and day love you night and day night and day love you night and day kuma jingo mwita Dylan Flex narababwiye ati nago True Star TV show izigera iborohera kubera ko Flex man karibu kuri True Star TV show wumva ko hano ari iwawe murumva igihe cyose wumva ushaka kugwamo kuri lunch tuze dusangire na dine dusangire tuba vibing n'iki se stay Flex none se muri no minsi ko fresher zireko kwica nyine muri no minsi agace subizi manager yanjye manager nsanze mufite ahubwo kwa kundi Imana ivuga ati reka mbere si umwana wanjye mvuga ati kamutemo asa neza ariko nanga ari ibyadanje biraho ngaho ariko dore tujya dukorana cheers nubwo turi kuri fanta bihura guys njyewe nago nari kuvanga nabanje kugira ngo Flex adusangize ubundi indirimbo ya mbere Flex ujya kuyikora mbere yuko wenda twanajyana ku musozo indirimbo ya mbere ujya kuyikora ni igitekerezo cyaje gute dusangiza ubundi urugendo rwa album yawe unatubwire back to back ubundi bishatse kuvuga iki batwongerere mariko stay umbaze njye bundi njya gukora nyine umuziki nyine njya gutangira umuziki nyine nari umunyeshuri ntago actually numvaga nshaka kuba umuhanzi ariko nta sikuru bizagenda one day sister wanjye kari mu Vix najya mu video hari video yaragiye kujyamo then Zenty yari mu bantu bari buze kwishutinga then nyine turahuza icyo gihe ndumva twaraganiriye cyane shoot igera nijoro arambwira kaka abashiti banje bari kumubwira ati mwana sikuririmba na kandi yarakiri muto urumva ntango byari ibyadanje arambwira ati wowe ntabwo yambwiye ibintu byinshi arambwira ati wowe ejo tuzahurize stu
tujye dukore icyo gihe icyo gihe naratashye ndavuga ati si ubu ngubu bari banyereje akabiti k'umuproducer witwa Ibi barambwira ati ku kabiti kandikire uzaza ukarikodinga umva nahise mvuga ati ubu ngubu ndakora inspiration nahise ngira sister wanjye ndamubwira ati mfashe twandike indirimbo tu maze nyine amfasha we yari ari mu bihe nyine bya break up n'ibiki arambwira ati okay twandike ku bintu bya break up mu murongo shout out kuri sister wako shout out kuri Kajibanga Kaji guys mwajyaga mubona tukiri aho ngaho iyo bigeze kuri Kaji bahita bashyira full stop stay ubundi guys mwari mubizi yuko ari nibanga tugiye kubamenera kuri Trusa TV show Kajibanga dore ni sister wa Dylan Flex sha stay ako kubera icyo umuryango wanyu ari w'abastari w'ibyamamare gusa ntango mari turi abastari nyine turi umuryango wa Hasoto n'umuryango wa Haso no se murahasoringa mukanamenyekana bigeza nese iyo hasoringa abantu ntibamenya ko hasoringa abantu bose bari guhasoringa barazwi se ahubwo back to the story irumva nyine nkimara kwandika iyo ndirimbo njye nagiye muri stu ariko bwa mbere mani nayo ngiye kurikodinga indirimbo yamvuga ati indirimbo niyanjye igiye gusohoka turayirikodinga hashize icyumweru iri muri stu Zenty ambwira ati tugomba gushutinga mani icyo gihe ntabwo twari turi muri covid nyine ntabwo twari turi kujya ku ishuri mani twarashuti uzi gushutinga uzi bwa mbere nshutinga wallahi nabizi icyuya noneho nkajya mbyica bako nyine twakoze video nziza tu moye ngiye ahubwo ukuntu Dylan tumuzi ni like a boy ariko none situmubona ku ka make up tese tumubona guys mujye kuri Dylan umuvuno mushyashya murebe iyo video ku ka make up tukata tubona kwikanzu mani ni na nyashi ase kumbi zira nyashi urazigira nyashi na nyashi yo ufite nyashi tahire disi ani nge ntango mfite nyashi nini ariko nyine nta nibya nyashi mani geneye ne nkuko Imana nyine yabishatse ne nkuko Imana ibishaka ngado nize feedback wakiriye nyuma yuko ubabonye muri video ugaragaye kuri video yanjye ya mbere nyisora ku munsi wa mbere kijya kuri YouTube yaseze 1000 ako kandi njye naho ndi muri ba bantu batangiriye kuri desa yewe mu video yanjye ya mbere ku munsi wa mbere ubundi byahagaritse views nyine zahagaze kugendana n'iminsi nyine tu nko ku munsi wa gatatu ariko ku munsi wa mbere afite 1000 ku munsi wa kabiri 2000 ku munsi wa gatatu ariko bwa mbere nyisora bora yanjye ya mbere mukuru nari ndi breast nyine ibintu nyine Imana abana yako n'ubundi Imana yakublessinze kuva kera uko nta video nimwe yawe uri munsi ya ke Imana siba ibintu by'amake amake mani nubwo na uri kubona ko nyine hari abantu mani igomba kuza hari abantu babazi nyine hari abantu baba bagukunda mani deep down none se Flex wowe reba nimba usohoye video Flex ari acting like a gay uri umugay uri beauty kandi shine unameze unateye neza kuriya video ikatigira ke umunsi umwe umbwije ukuri ni kuri video ya gatatu uzaba urimo kujya mu ma M nose nimba swayisumenye iby'abafana bawe bakunda ni biriya ariko nge nzabatamo mani sisije ukuntu ibintu bimeze ngiye gukora video kuri ngiye gusora video nk'eshanu kuri album yanjye mbwira n'abantu ngiye ikintu cya mbere nshaka kubwira abantu nshaka ko bajya kuri TikTok bakayuzinga sound ya online wasanga mani tukagera viral you know say ari aga sound batabikora why not batabikora indirimbo utagoye mani ko mwirwa muririmba isabande batanamazi aho gomba guteza imbere umuhanzi nyarwanda nyine tukageraho tuzamura akoze Flex utambeshye sibyo wenda umbwira impamvu no kubera iki wowe bwawe utajya ukunda kugaragara mu bashow nuko ntawe uragutumira cyangwa guperforminga mu mashow nuko tubona abandi babatumira niki ngo n'abafana bawe rega bagire rega njye nabimaze igihe kiri nasohora kandi buriya batumira umuntu uri gutrendinga
batumira umuntu uri gucendinga urumva rero niyo maze umwaka na jopinga se ubu wantumira kujya kuririmba indirimbo z'umwaka ushize hari umuniga umaze kujopinga ariko ubu ngubu niyo mpamvu ndibwira ibintu byarahindutse ubu ngubu nasohoye album y'indirimbo 10 uramutse uteranyijeho na mixtape mfite indirimbo harya n'isigaye 6 cyangwa 7 ugashyiraho na EP mfite indirimbo 4 man nshaka kuririmbira isaha yose ariko sinzi impamvu uri umunebwe kandi hano kuri Trusta ugomba kurya ugahaga ukananywa ugahaga gute se sinzi impamvu wanze ko kuguma gukomeza ko nkoragira ngo uvuge ko abahanzi tubicisha inzara turanywera mu gikari uranywera mu gikari ugira isoni zo kurya bareba umukobwa umunyarwandakazi hari ibintu aba atagomba gukora imbere y'abantu ubu nawe wahise uhitamo kuba umunyarwandakazi ubundi sindi wakoze none se uzi nabona ndi umujama mwana none se Flex nimba uri umunyarwandakazi sibyo ni ikihe kintu uzi abakobwa bahuriyeho gishobora gutuma umukobwa ashidikira umuhungu bwa mbere akimubona abakobwa bahuriyeho abakobwa bakunda umuhungu ufite maso umuhungu urumva uzi gutereta umuhungu nyine ufite n'ibiceri man ibyo ni byo bya mbere bitatu udafite maso ufite uzi gutereta uramutse utazi gutereta ufite ibiceri that's the shit ariko Flex no barumbwira umuntu wigeze gutereta bwa mbere umutomo yakoresheje njye ntabwo ndateretana mwana nta muntu uragutereta se nibwo wamukatira oya Zugogo nta muntu ngiye turateretana kabisa nta muntu murateretana birikora ntawe njya neretana ngiye wabifata ute usanze habayeho rumaze muri showbiz nk'uko uri kubona n'izindi ziri kuza bakavuga ngo Dylan Flex ngo aryamana na Zenty ikintu nababwira ni kimwe nuko ikintu nababwira reka ndeke kuvuga ibintu byinshi oya ni oya sibyo nyine wabifata ute ako kanya ukibona iyo saga yabyo nyine nababwira ati ibyo bintu sibyo nawe nakwirika njya ubundi iri muri sobanura ku muntu cyane ahita abona ko mufite ikintu muhuriyeho nyine cyari ikintu uri kumuhisha cyangwa nanga ari byo none se usanze Zenty yakireye iyo saga icyo kibazo bumva ko cyaba kiri kuri we ikibazo nyine wagukunda utabizi yashaka no kuba nkunda ariko nase bitwaye iki ntacyo bitwaye ikibi ni uko yavuga ibintu bitabaye tu ni ikihe kintu uziweho na Zenty iyo umuntu akibabona ahita atekereza muhuriyeho ngewe icyo ntekereza ko umuntu atekereza ahita atekereza ko nyine turi kumwe tu oya iyo umuntu akibabona oya ngewe icyo ntekereza kuko na opinion yanjye ngewe ntabwo mbona nyine ikeka umuntu yatangiye kujya mu bintu byinshi abona ko dufitanye nyine ikintu kiduhuza tu kereka ugiye muri detail ukakibaza ariko iyo abantu bari kumwe ukajyaho nawe bari kumwe ushobora gusanga ari ubushuti ari business cyangwa ari ariko Zenty ni byose Zenty ni byose kuri wowe bahita babyumva ko Zenty ari byose kuri wowe ariko ngewe ntago abantu benshi ntago bakunda kukubaza kuri Zenty bakunda kumbaza kuri Zenty bakunda kubikubazaho cyane mikoro yawe uri kwaka kubera iki ubundi ubutekereza ko ari impamvu bakubaza cyane kuri Zenty uvuze ko ukorana na Zenty ukahita uvuga ngo ni byose byawe abantu bagira defo yo kwitiranya k'umuntu iyo umukobwa n'umuhungu wari inshuti bumva ko bitamo byakanga byakura kandi ubushuti bubaho mani umuhungu mushobora no kuba inshuti mukamera nk'aho muvukana to n'ibyo byaza rega nyuma ariko ntabirenze byanaba hase kuki bitaba kumajiga ubundi kari kose abahanzi ujya ukunda guhuza n'abaraperi cyane bake kabisa inshuti zawe z'abahanzi mukunda muri closer cyane n'abakora izengana mfite nyine inshuti zo mu bwoko bwinshi baririmba nyine hari abaririmba nyine bisanzwe afro ba luwa
ba Yogi nyine abo ni abagiye baririmba nyine noza afro Afrofusion hari n'abazi yo hari ba Madagi ba Jumpy Boys actually abantu bose mwubwiye kuwa kane mfite show yo kuririzinga nyine ni listening party yanjye album back to back hano kuri Sonatibe umva abantu mwese muzaze duplapiga kwinjira n'ubuntu abantu bose mwubwiye bazaba hari ese kubera iki wenda uri kuri iyo show yawe kubera icyo ushyizeho show ko kwinjira ari ubuntu abantu benshi ntibahita batekereza ko ibintu byawe wenda nta soko bifite se njye mba nabirebye tu hanyuma mufite impamvu nabishize for free kugira ngo rega ntabwo ari ibintu birenze cyane tu ntabwo buriya nyine kereka iyo ubona ko ari ngombwa ko wishyuza hari abantu bishyuza ko bafite target nyine tu ariko njyewe numvaga nyine ari neza abantu bose baramutse yaba udafite ibiceri byinshi bose baze enjoying music man one day ibintu nibigera kure nari ibintu biceri tuzabishiraho tubona ko ari neza bivuze ngo wowe impamvu washyizeho ubuntu nuko abafana bawe bari bamaze igihe batakubona kandi ushaka no kwenjoyinga nabo nshaka abantu bose bavinga fani yabo badafite ibyo biceri hari n'abazarega baje kwinywera ese ubona ari ihe mpamvu abahanzi ba new generation mutari gukunda gutumirwa mu birori nama turatumirwa ahubwo ubundi umuntu agutumira wakoze iki bundi kugira umuntu agutumire niba ufite indirimbo nshyashya ahangaha abantu bayizi nta kuntu wajya gutumira umuntu mani kereka ari umusitari uzi ko afite za mega hits n'ubundi yakoze imyaka ishize ariko niba uzi yuko wakoze indirimbo abantu bakayimenya bakongera ukamara igihe kinini nta ndirimbo urasohora nyanga bari neza tu ntabwo umuntu nyine yapfa kugutumira ntabwo afite nyine proof imwereka yuko koko wakubita cyane nyine ukuzuza muri show Dylan Flex wenda turi kugana ku musozo nanishimira ikiganiro cyiza tugiranye ubundi byibura nuyihe mpamvu wewe wafashe umwanzuro wo gukora iriya video ni wallahi wasanga kandi tuzi ko abantu iyo basohoye album video akenshi bakunda gusohora ni izina yitiriwe album kubera iki wallahi wasanga atari wakora video nuko itari nziza nk'iriya wallahi wasanga ariko nta n'indirimbo yitwa back to back iriho nayiriho album yitwa back to back kubera ko nyine bitewe n'uburyo nakosemo album njye ntabwo nayise nyine izina ry'indirimbo ahubwo nayitiriye hamwe tu indirimbo zose bitewe n'ukuntu nazikoze mani gukora album nakoze byaragoranye cyane niyo mpamvu nyine nayise back to back back to back nuko nubundi hari izo wari warakoze mbere nazo ziriho abantu zari zarasohotse cyangwa zari zitarasohotse nta ndirimbo n'imwe yari yakasohoka nyine wagendaga ukora stalking none se bo Dylan Flex agiye ko twizeza iki noneho mu minsi iri imbere ni Dylan Flex ugiye kudukubita album yongera agende tumubure ubungubu noneho ndabishe ubungubu atwishe ndabishe ubungubu kabisa si nk'abanyavideo mu byumweru bibiri leta mbatamo indi video mu bindi byumweru kugeza uno mwaka urangiye nzakomeza mbatamo video nyine so kuri album umwaka noneho nutangira twita mbatamo korabo z'ibisasi havegenda kuri album hariho abandi abahimwa collaborations hariho umuhanzi bita Kuri DMC niyo featuring ya mbere Kuri DMC hariho bita Coffee White hariho bita Kai Flip abo bose nabo muri Ghana shout out to all my niggas inshallah barabinkoreye kabisa bose nabo muri Ghana urenga n'imbibi z'igihugu kagera no muri Ghana nabyaruzi man Flex kuri kudutungura se ayabwo no kuri album hariho n'undi indirimbo ya nyuma niyo nakoranye n'umuniga witwa Dalash wo mu Burundi nta munyarwanda n'umwe uri kuri album yanjye njyewe sibyo njyewe ne wenyine ubungubu twitegure ko izindi korabari z'abantu binaha noneho abantu binaha kabisa basani barenze cyane Flex ngaho wenda turi kugana ku musozo mbwira Flex w'ubu ngubu na Flex wo muri 2050 cyangwa mu myaka 5 iri imbere ni Flex uri guteganya ko yaba ameze gute
icyo gihe nzaba maze nko gusohora album nk'umunani noneho nk'amavideo nk'ibihumbi nka 3 kuko njyewe shambabarira ikintu ngomba gukora ikintu nagomba gukora singomba gukwama ntabwo ari neza tuma umuziki ukwama nyine niba warakoze hit imana abantu bagera bakakwibagira ariko iyo ukomeza ukora niyo umuntu yaba atakuzi agenda avuga ati undi muhanzi hora udutamo ese ubona ari ihe mpamvu abahanzi bo mu Rwanda nta rukundo muri kugaragazanya hagati yanyu Bigenze ko ari ibintu abantu baba barishize mu mutwe undi iyo mu mutima wawe uvuze ati njyewe ikintu cya mbere ngiye gukora ngiye kwerekana urukundo kurusha ko nazana hate cyangwa ibintu by'amajealousy ku buryo umushite wawe mani niba ubona agize niba ubona umushite wasohoye indirimbo utiriwe unavuga ati reka reka bimbwira amana wo kamusharingira kuki usharingira abantu batakuzi to cyangwa nyine sinzi tabaniga nyine hari ibintu bishizemo bitari fresh n'aba baby bose hari ibintu bishizemo bitari fresh nyine byo kumva ko uyu muntu niba mutari guhuza nyine utamusupportinga cyane yamufitanye beef ngo ibintu byose mubishira aside man mugakora umuziki barawukora ntago bavuga amagambo menshi arya ninde wabivuze ukama ngo ntago bavuga amagambo umuziki barawukora ntago baza n'ubugambo ariko sinzi impamvu nuko yari cy'abahanzi uri kubona batari kugirana ubushuti n'abanyamakuru kandi umunyamakuru uza agaciro afite uyu muhanzi ariko hari igihe umuhanzi nyine agafata akatangira kwirya hari n'igihe umunyamakuru agafata n'agatangira kwiyemera cya kintu nakubwiye cy'uko ugomba mani guspendinga urukundo nyine mu bantu to yaba umuntu yarakubwiye nabi yaragukoreye iki woramutse umweretse urukundo mwigisha isomo ku buryo ubutaha muhuza nyine akavuga mani biri nakoze nanga ari neza sorry nyine kakabona ko wamwigishije isomo ryo kwerekana umutima mwiza to guys ni Trusta TV show nkuko nabibabwiye rero aka nakagaruka nagira ngo mbabwire yuko tuganye ku musozo uyu ni Dylan Flex turagira ngo usoze nawe udutama kandika pela kundirimbo yawe cha okay wasanga wala wasanga wadu kubitamo ikintu cyo danje abantu bahita bumva ukuntu no kurusha bizabimeze kabiri ifite amakare wibizanamo imibare buringa gari yakabye ibyana bize biyarye kabiri karaga umutwe fata agafoto hose utwike ngo bahora bari lead guhera mande kugeza Sunday kabiri sajije abana ngo barashaka gusabana kabiri ya social media ninde utwika niwe bashaka plug niwe muganga drugs kuzibahata kabiri yo muri church mutima pastor Shirimana asante sana ingiyi ni lunch with the star ikiganiro gishyashya kije kuri Trusta TV show aho umuhanzi wacu azajya tukamenya ubuzima bwe tukamenya yiriwate yarayate tukanamwakira nkuko umuntu yagusura iwawe mugasangira so guys stay tuned gukora subscribe comment no kugira ngo tujye tumenya n'ibitekerezo byanyu kandi n'abantu bo hanze muri kudukurikirana turi kwishima cyane ni mwebwe turi gukorera ciao bye.